ibisita z'ibihumbi tuzuye inzira yanjye asesekaza umucyo imbere y'intambwe zanjye aho ngeze hose nkahasanga ikimenyetso cyawe sinyobe. Ikintu twasaba abanyarwanda ni uko badufasha impano zacu zikazamuka kugira ngo natwe nitugera kure hejuru natwe tuzabashe gufasha abandi bakiri munsi yacu. Mana mbega imvugo nziza. Hari indirimbo zanyu mwateguye? Yego. Murazifite? Mumaze kwandika zingahe? 3. Zifite amajwi ajya kumera nk'aya neza, amajwi aragororotse neza? Iyo bivuze n'ukuri nubwo yatinda no kubikora bikora ntijibeshya. Ibuye ryo kwizera yamaye ntiryari guhusha Goliyati. Bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu, namwe muri mu mahanga, abanyarwanda muri hirya no hino kandi mukaba mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, mwese n'inshuti zacu hirya ku migabane ya Afurika, cyane cyane abari mu Burundi, za Tanzania, za Kenya, hakurya za Kongo. Nizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeye mushima Imana. Ngiye gutangira ikiganiro ariko amasengesho aratangiye. Yubona umwe atangiye yubika umutwe watangiye gusenga. Murabizi ko igihugu cyacu buriya hari ukuntu nyine impano zigenda zivuka nk'uko n'ubundi abana bavuka hirya no hino. Turi kumwe n'abana ubu baravutse karabaye ku Mwana TV. Baravutse, reka tubanze twumve amajwi yabo cyane cyane buriya bafite ibanga baziranyeho. Bagiye gutangira babanze baturirimbire twumve nimba ari abahanzi koko tugiye kuganira nabo, nimba batangiye kwinjira muri iyi nganzo tubimenye. Ibuye ryo kwizera yamaye ntiryari guhusha Goliyati, ntibyashobokaga kunangara kandi data ari umwami. Ibuye ryo kwizera yamaye ntiryari guhusha Goliyati, ntibyashobokaga kunangara kandi data ari umwami. Ibuye ryo kwizera, Dorcas na Vestina guturuka hariya mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze. N'abana mwarabakunze ino mu Rwanda ndetse no mu mahanga, ariko burya hari n'abagera ikirenge mu cyabo. Amakuru yanyu? Meza. Wowe witwa nde? Dusengimana Kevin. Dusengimana Kevin, izina ryiza cyane. Dusengimana ubwo bishatse kuvuga iki? Dusengimana bishatse kuvuga ni gusenga Imana igihe cyose ukayiragiza ku buryo gufasha ugeze ahantu wumva hakugoye ukayisenga ikagufasha. Hanyuma wowe? Murakoze, nze nitwa Narayisabye Izimpamvu Fanette. Karabaye. Saba abana ko numva amazina bafite ari y'ikinyarwanda n'ay'ikinyejana pe. Yaradusabye? Narayisabye Izimpamvu Fanette. Wayisabye iki? Hari umuntu ufite amatsiko? Nayisabye impano irayima. Nisaba kuba mu muryango mwiza irabima. Yego. Hari n'ibindi nayisabye iri kwitegura kunkorera. Ko mbona ugiye kugira emotion, ni ukwishima? Ugiye kurira kibondo cyanjye igikobwa cya papa? Ugiye kurira? Iyo uvuze Imana iragushimisha ukenda kurira mama? Niko? Iyo uvuze Imana wenda kurira kubera ubwuzu? Bijya bikunda kumbaho. Yego. Dore n'uwagiye kurira. Ko nawe yubitse umutwe. Nshuti yanjye, nawe ugiye kurira. Iyo mikoro yishyire ku ruhande abakunzi bacu utabamena amatwi. Yishyire ku ruhande gutya. Yigizeyo rwose ijye ku ruhande. Voilà gutyo. Yego. Mumeze neza? Yego. Murakomeye? Cyane. Turi mu karere ka Ruhango. Si Ruhangora? Ubwo ni hano bahita ni kirengerera iby'Imana.
Nzimana. Hanyuma rero muragize mutya murampamagara muti rero rwose turifuza ko natwe abanyarwanda batumenya turifuza ko abanyarwanda batumenya dufite impano kandi natwe dukunda abana niyo mpamvu nanjye navuye kure i Kigali mwari mwagereyo Yego. mwarahageze doreje kubareba rero munyakiriye mute ko nta mashyi mwampaye ko pe nta n'amashyi numva bwagakeka murakoze cyane kandi muri abana beza ufite imyaka ingahe wowe narayisabye 13. 13 byiza cyane mama wowe ufite ingahe sheri 13. murangana Yego. wasanga mwaranavukiye itariki imwe niko ubwo ni mwavutse ku itariki imwe ntago mubiziranye ariko bijya guhura. ubutaha muzatubwira ayo mateka kugira ngo tuzaye tunabakorera surprise abanyarwanda ndabizi ko bazabishimira muri abakobwa beza none se ngewe mfite ikibazo cya mbere ku ishuri mwatsindiye rimwe muhita mwimukira rimwe mujya mu kigo kimwe mwariganaga n'ubu murigana niko bimeze Yego. kumana ko murakundana mwa abakobwa imyaka murayinganya muranaturanye urugo ku rundi ko ndabona mwishimiye no kuri muguwe neza ibi bintu banza mwarabyiteguye cyane mufite inyota Yego. none se ubu ababyeyi banyu cyangwa cyane mubaze mubwire ko ababyeyi banyu bari kubyakira gute iyo babona nyine mushaka kuririmba mujya mubibabwira basubiza ngo iki baratubwira ngo nidukomereze aho bazagenda banadushakira ubufasha impano yacu zizamuke cyane ko nabonye munampamagaza na telefone y'umwe mu babyeyi banyu hanyuma twatangiye ikiganiro muririmba indirimbo ya Vestina na Dorcas murabazi mubakunda ku ruhe rwego noneho wowe banza ubwire turabakunda cyane ku buryo natwe tuba twumva twaba nkabo tukamamara mu gihugu hose ndetse no hanze y'igihugu niko bimeze Vestina wowe mukundira iki cyangwa ubambwire bose muri rusange Ngiye bose mbakundira yuko bahanga neza kandi bagahanga indirimbo zirimo inyigisho zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Yego. None se ko baririmba indirimbo z'Imana kandi abantu benshi bakaba ntabwo abantu bose bakunda indirimbo z'Imana, mwebwe muri muhe mu muryo namwe muri kuri kote yabo muri gushaka gukora indirimbo z'Imana cyangwa n'izisi muzazivangavanga? Ntago wavanga indirimbo z'isi n'iz'Imana, twe tuzahanga iz'Imana ku buryo natwe tuzajya ku ruhande nk'urwabo. Uyu nguyu ntiyazakubwira rimwe atereka dukure n'indirimbo y'isi dore na Medakoro turirimbo twiza abantu bakadukunda? Oya. Abikubwiye byagenda gute? Ubwo twabyumvikanaho ntitubikore kuko ntabwo waba winjiye mu ndirimbo z'Imana ngo ujye no hanze ukora iz'isi. Ntago wazashiduka uyu nguyu ari we uri ukubwira tayawana tunahindure? So namubwira tukabipanga neza, ubwo se waririmba iz'Imana ukongera ukajya mu z'isi byaba bitameze neza, twahitamo kimwe. Ubusanzwe muranasenga se? Yego. Reka rero noneho mu bintu byiza buriya iyo tugiye kuvuga ibintu by'Imana ni byiza ko umuntu abanza akanasenga. Ugiye kudusengera usengere n'abantu nyine badukurikiye ku Mwana TV, sibyo? Sawa, duhaye Imana icyubahiro rero. Urakoze data, urakoze mwongere w'ubugingo, twongeye kugushima ko waturinze izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye ko waturinze muri uyu munsi, ukaba ugeze hagati Nyagasani, tukweretse buri umwe wese uri hano ndetse abari hirya no hino, imbabare abagukeneye Nyagasani ubasange, ubahe imbaraga kandi bagukunde, bakwizihire Nyagasani, maze ubwo tuzagera iwawe tuzashima izina ryawe. Tubisabye twize izina rya Yesu, amen. Mubangera amashyi dushimira Imana. Amashyi dushimira Imana rwose.
kubera ko buriya utashima Imana yashima iki. Hanyuma rero mwabana mwe ndagira ngo mubanze mukumbuze abakunzi b'Umwana TV cyane ko muvuga ngo mufite impano rwose nta ubateye ibuye kuko ni byiza muri bato kandi muzagera kure, ariko ndagira ngo mubakumbuze nimba mufite indirimbo z'abahanzi wenda babiri mukunda, babiri nimubumvisha ayo majwi yanyu bumve nimba ayo majwi mufite azavamwo indirimbo zanyu. nta inzozi zakama imisozi ikabibibaya, ndabizi neza ko icyo yavuze kizasohora, n'ibicu zose yashiraho nubwo amashyo yose yashiraho, ndabizi neza ko umucunguzi wanjye ariho. iyo abivuze ni ukuri nubwo yatinda, no kubikora izabikora ntijibeshya. iyo abivuze ni ukuri nubwo yatinda, no kubikora izabikora, si umwana w'umuntu ntijibeshya. Wow, amajwi meza cyane ari kuva mu mihogo y'abana bato kandi beza. Ndizera ko rwose muri buze kuryoherwa mu kiganiro turi kugirana nabo. Nyaboneka nimba ari ubwa mbere dusuye ibuka gukora subscribe kandi ibintu bigende neza. Muri comment hari icyo wavuga kuri aba bana, hari imbaraga ushobora kubatera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Njyambwira abantu ko buriya ibyo dutunze byose ni iby'Imana, cyane ko hari igihe tugira gutya tukanabisiga, byo murabizi, tukabisiga ugasanga umuntu hayubatse ibikorwa bihambaye ariko akigendera, nubwo wenda abasize n'umuryango, ariko burya uramutse uvuze utaba bana ko numva bafite amajwi meza, tukaba dukeneye kugomba gushima Imana kuki ntagira icyo nkora n'abana bato, kandi ntekereza ko wabagiriraho umugisha. So reka dukomeze ikiganiro. Ndiho ndibaza, urumva ko imihogo yanyu iragororotse pe, yego muri abana, ariko noneho mubikomora he? Iwanyu mu muryango harimo abantu baririmba? Ndabanza nkubaze wowe wambaye agakoti. nta barimo. Nta muntu uri mu muryango wanyu? ubwo ugiye kubabimburira? Wowe iwanyu hari urimwo? harimo abantu baririmba muri korali. Yego. Korali zitwa? hari iyitwa Twumvire Mwami. Yego. na Yesu araje. Twumvire Mwami? Indirimbo zabo urazizi? Twumvire Mwami? nzi. Girira imbe twumve, ijwi rishyire kuri iyo mikoro. ntakirimo Yesu, ntakirimo, ntakirimo mu gituro Yesu yavuyemo, genda urebe imva ye iri mu busa, ari mu ijuru ubu ni nawe uturengera. Ni musaza wawe, ni mukuru wawe, mupfana iki? ni umuntu washakanye na musaza wa mama. Okay, yego. Ni umudamu wa nyokorome. Se mujya mumenya amasano? Yego. Ni umudamu wa nyokorome kuko musaza wa mama wawe ni nyokorome. Yego. Aha. None ubu ngubu hari indirimbo zanyu mwateguye? Yego. Murazifite? Mumaze kwandika zingahe? 3. Zifite amajwi ajya kumera nk'aya neza, amajwi aragororotse neza? Yego. None ni iki rero musaba abanyarwanda? Kuko njyewe ndi hano nk'ushaka ko abanyarwanda babamenya, ni iki mwumva mwifuza ku banyarwanda badukurikiye cyane ku Mwana TV? ikintu twasaba abanyarwanda ni uko badufasha, impano zacu zikazamuka kugira ngo natwe nitugera kure hejuru natwe tuzabashe gufasha abandi bakiri munsi yacu. Mana, mbega imvugo nziza. Ugize gutyo ukabona ukumva umuntu ahamagaye kuri telefone y'umubyeyi wawe aravuze ngo agiye kugufasha, wabyakira gute? nakwishima cyane cyane ngasenga Imana, ngashimira umuntu wabangejejeho, namwe nkabashimira, ubundi
tukazakomeza tugera ku rundi rwego. ndabona wayiturira oya wayiturira kubera ibyishimo ndi kukubona, ariko n'uyu nubwo acecetse nawe warira, simbibona ko mwarira mwese yego wayiturira. Bambi okay, nta kibazo, ni muhumure, Imana izabikora. Noneho muhuza muterero kwandika izo ndirimbo zanyu kandi muriga, mubiha umwanya gute? Cyane ko murabizi ko kwiga nibyo bya mbere, kugira ngo uzagira icyo wimarira umarire n'igihugu. Mubifatanya mute ku ishuri? aho twiga ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu twiga mu gitondo kugeza saa sita. Yego. Twajya muri lunch twongere kwiga, hakaba habaye free time nyine tukigamo isaha imwe, ayandi masaha tukayaha ibyo twahanze tukabisubiramo tukabinonosora neza. Ntabwo mushobora kubiha umwanya munini mukibagirwa ko mugomba no gusubira mu masomo? oya kuriya muri bureke ushobora kwiga, noneho kuko isaha ya ranshi iba ari nini, umuntu aba ategereje ibiryo, ushobora kugenda yego ukaba muzihanga munafatanya. Igihe cyo kurya kigeze hari n'ayandi masegonda asigaraho yo kubanza kugenda ugakora ikintu cyose ushaka kugira ngo winjire mu ishuri nta kintu kigutesha umutwe. Iyo masegonda rero kubera ko muba mwabitse umwanya wo guhanga, muba mwarangije, ukaza no kubona umwanya wo kwiga kw'iyo minota baba basigiye. Kandi ntabwo mujya mutekereza ko ejo mushobora kuvuga muti ubuhanzi buraryoshye, reka duhagarike amasomo yacu? Ntabwo bishoboka. Ninde muntu mujya mufatiraho icyitegererezo wize mukaba muzi ko yize kandi mukumva mubishima mwebwe? Umwe muri mwebwe ambwire, ninde muntu mufatiraho icyitegererezo wenda mu bayobozi b'igihugu cyacu cyangwa se aho mutuye, vuga uti hari umuntu njya numva yakoze ibi n'ibi kandi yarize aranaminuza arabifatanya? Ninde muzi? Wenda mumbwire mu bahanzi cyangwa se n'undi muntu ariko mushobora gufatiraho icyitegererezo wafatanyije igikorwa kimwe, yarize ariko afite n'ibindi bintu akora. Tom Close. Tom Close urabizi ko ari umuhanzi, ni umudogiteri, byose yarabifatanyije. Voilà. Ubwo ndizera ko namwe ejo tutazumva ngo mwataye ishuri, sibyo? Tukiri hano rero, nubwo turiho tuvuga ku mpano zanyu, nizo nashatse ko turi buze kuvugaho cyane, ariko muri abana b'abakobwa kandi hari n'ibibazo bigera ku bana b'abakobwa. Izo mpano muvuga n'aya mashuri byose bigakrozinga, bigahagarara burundu. Ku myaka mufite muriho muragenda mugana ahantu mushobora guhura n'ingorane, cyane cyane ibishuko ku bakobwa. Iyo watangiye kugira amabere mu gituza, urabizi ko hari utangira nawe kugira imico mibi n'imigambi yo kukuvutsa ibyo urimo. None ibyo bintu mugiye kuzajya mubyitwaraho mwo muti, cyane ko hari umuntu uzabona kuri televiziyo akabakundira ko yabonye ko mwatangiye nko kumenyekana mu magambo make. Muzabyitwaramo gute kugira ngo mwirinde ihohoterwa ryabakorerwa? Ntago wakwemera umuntu gushuka. Hari igihe nyine umuntu n'aba afite imico mibi yahura n'udufite imico mibi bakihuza. Rero twebwe no mu ishuri bijya bikunda kutubaho, ntago ibyo ngibyo twabyemera. Yego. Iyo hari n'uza akakubwira ati ndagukunda, ushobora kumubwira ati urakoze kuba wihije amategeko y'Imana. Ariko nyine ntabwo wamubwira ngo se wajya gukundana muri senior 1 ukazagira senior 6 umeze gute? Cyaba ari ikibazo. Twebwe ntabwo twabyemera. Hari abana uzi bagize ibibazo byo kutiga ariko wowe ukaba wiga uyu munsi? Hari abuzi? Yego. Hari abo nzi bakundaga kugendana bakajya mu gakungu, bakishinga abandi bana, noneho bagashobora nko gukora amakosa, umwe muri bo bakaba ari bo bashinze ayo makosa, bakaba banamwirukana burundu ntabashe kwiga. Niwe bakavuga ati ntukwirwa kijya mu gakungu n'igihama aho ngaho, ntibabashe kujyayo. Yego, ndumva ari byiza ibitekerezo mufite ni sawa, kandi kubera ko munasenga, Imana izakomeza ibashyigikire. Ndizera ko
bizagenda neza, ubuzima bwanyu bukagenda neza, ndetse n'ibyo mwifuza. Muri abana kandi abadukunda ku Mwana TV ndabizi ko bazabagirira impuhwe cyane ko muri abana kandi beza. Tugiye rero tugiye kugenda rero tugana ku musozo w'ikiganiro twagiranye. Icyifuzo cyanyu mu by'ukuri abakunzi bacu bamaze kucyumva, murifuza kuririmba kandi mukabigira umwuga bikabatunga. Mwatanze urugero kuri Vestina na Dorcas, hari n'abandi bana benshi rwose barahari b'abahanzi kandi bafite byinshi bigisha sosiyete. Noneho rero kugeza uyu munsi muramutse mubonye umuntu akabatwara muri studio mukarikodinga indirimbo, mwavuze ko mufite indirimbo zingahe? 3 zose zaririmbiwe Imana. Nanze kubabaza yego, nta kibazo. Abakunzi bacu dushyizemo agapoze gato, kameramani hari ibyo abambaza, nawe ni umuntu ukomeye cyane umuntu ukomeye cyane. Iyo anyongoreye abambwira ati ibi nibi. Noneho uyu muntu aramutse abonetse akaba recordingira indirimbo, mvugana na mama wanyu yabwiraga ko nyine nta bushobozi mufite ariko mufite iyo mpano. Noneho ubwo nukuvuga ngo tayari mwariteguye nta kibazo. Indirimbo murazizi neza. Yego. Noneho rero tuganye ku musozo, ubwo biraza kurangira dutanze nimero y'umwe mu babyeyi banyu, yaba ari uyu cyangwa uyu. Turareba umubyeyi uri update ku buryo ashobora kuboneka mu babyeyi banyu, cyangwa niba ngombwa twazikoresha zose. Reka noneho muduhe rero indirimbo nziza y'undi muhanzi cyangwa y'abandi bahanzi bari groupe, biterwa nuko mubihisemo, iryoshye, dusezera abadukurikiye ku Mwana TV. Ibisita z'ibihumbi byuzuye inzira yanjye, ariko nahawe impambi bikoma mu nkokora. Sinkisubikishwa urugendo rwanjye no gutsikira, kuko yantumye yohereje ingabo zindamira. Amerekeza nyamagambo y'ihumure, bigatuma ngenda nta gihunga. Asesekaza umucyo imbere y'intambwe zanjye, aho ngeze hose nkahasanga ikimenyetso cyawe. Sinyobe nagenda nemye nkikandagira, sinyobe nagenda nemye nkikandagira. Nteye umugongo iyi si ndetse n'ibyayo, ndakataje nganaho umwami wanjye yantumye. Nteye umugongo iyi si ndetse n'ibyayo, ndakataje nganaho umwami wanjye yantumye. Simagarara ndamaranira gusoza uyu murimo, simagarara ndamaranira gusoza uyu murimo. Warirahiye ko nazicwa n'umwuma, kuzafukura iriba mu butayu, kandi uzacogoza induru z'abanyamwaga, ugategura imitego imbuza kugerayo. Wowe nyir'ibiganza bitava manza amaso, uranyuzuza mu mutima nkanesha ibingora. Ni wowe utunyomora ibikomere, ibiri imbere cyangwa inyuma. Ni wowe nkingi y'urumuri imurikira igicuku kinije. Sinyobe nagenda nemye nkikandagira, sinyobe nagenda nemye nkikandagira. Nteye umugongo iyi si ndetse n'ibyayo, ndakataje nganaho umwami wanjye yantumye. Nteye umugongo iyi si ndetse n'ibyayo, ndakataje nganaho umwami wanjye yantumye. Simagarara ndamaranira gusoza uyu murimo. Abana beza cyane.
kandi muri ya majwi meza ya Vestina na Dorcas, buriya mwa bantu mwe akenshi abatubanjirije nyine nibo twigiraho. Niyo mpamvu abana benshi mu mpano zabo kenshi bakunda kugendera ku bana bagenzi babo. Tekereza ko uyu munsi ni Vestina na Dorcas, abana benshi bafite impano nk'izi ngizi babagenderaho, kumva amajwi yabo barayigana, ariko bisobanuye ngo baba ariho batwumvisha ko nabo babishobora. Uko biri kose turabashimiye, ariko nimero zabo ziri hano. Nimba ufite inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, baravuga bati dukeneye amaboko y'ababyeyi. Abakunzi b'Umwana TV, hari icyo mwakorera aba bana. Reka tubashimire, kandi tubashimire ko nukuri mwaduhaye akanya keza kugira ngo tubasure. Mwakoze, ariko mwakoze. Imana ibahe umugisha. Sawa namwe bakunzi b'Umwana TV, amahoro y'Imana abane namwe. Reka mbashimire. Yewe nitwa Emmanuel Kanani, kuri kamera twari kumwe na Robert mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Niwe mukameramani ku Mwana TV dukoresha kenshi, ko n'umuhanga cyane cyane. Byinshi tuzabigarukaho, ibye muzagenda mubimenya buke buke. Reka mbashimire. Imana y'u Rwanda iragahorana namwe.